Haleluya. Abaserafi n'abakerubi bose baraje bamwikubise imbere. Haleluya. Byabyeso turabimenaguye abona indaya zijugunye Prudence abona Marine zikuyemo bandana n'amarasta dukuraho. Nibwo yavuze ngo data. Ubabarire. Je kubufasha ko sindeme. Je kugenda uko mbishaka. Mutima urabikunze. Ariko uyu mubiri wo ufite ndatashye. Oya se witaha, oya se. Uri kumwe n'umushumba. Uri kumwe n'umushumba. Uri kumwe n'umushumba. Banza tuvugira aho hantu nyine bisoza. Hanyuma rero manukamo. Banza umanukemo kushaka kwa batoya aribo babanza kumanuka. Moyise manukamo nibishaka rebereho. Ariko iki uyu murimo w'Imana. Abantu bayo babona umuntu awukora. Ucumuriyemo ntabwo ahanwa ko kanya. Ukoze ibibi ntabwo ahitabona ingaruka direct. Ibyo byabaga kera. Yego. Uwakoraga icyaha agahita ahumana. Nari ngiye kuzana ijambo ry'Imana ariko yahura nabyo nta kagari n'umurenge shitani itageramo. Naho ngaho uri haruye. Nta kagari n'umurenge. Nta n'umudugudu ndandisi. Hose arahakorera. Naho ngaho hari dayimo. Mu rusengero no hanze. Asa. Abazi Imana yabo. Ko numva mfashijwe. Niba mara gukomera bakora iby'ubutwari. Wowe wa mukristo ko uzi neza kubeshejweho n'Imana. Iki cyaguteye kureka Imana. Ubizi neza ko ari yagukuye mu kana makuru. Muri ayo makuba yawe Imana yaragaragaye. Nta mpamvu yuko ureka Imana kubera umuntu. Akaba umusahuzi. Ahubwo genzura umuntu. Niba yarabaye umusahuzi. Hari abandi bakiri abasaruzi. Bakiri no mu murongo w'Imana. Bagifite mu mitima inzira zigana Siyoni. Uzabagenzurira kuri za mbuto za izo mbaraga z'umwuka wera. Kugira ngo ugere ku busahuzi nuko ugomba kubanza kwangiza ibintu bitatu. Icya mbere ni ubunyangamugayo. Cya kabiri ni uguhotora ukuri ubushake. Ukica umwana avuka ukamutsinda mu matako ya nyina. Icya gatatu ni ukwigiza nkana ufite icyo ushaka ku nyungu zawe runaka. Ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami uri bene se bose nimuhicyubahiro Haleluya niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Amahoro y'Imana n'abane namwe nshuti abakunda ubutumwa bwiza ndetse n'inyigisho abakunda ukuri kw'ijambo ndetse no kugaruka kwa Yesu abiteguye tubahaye ikaze. Imana data ibaha umugisha aho muri hose ku mpande z'isi abari ku mugabane w'Uburayi umugabane wa Aziya umugabane wa Oceania ndetse n'abari ku mugabane wa Afrika n'abari mu birwa bya Île Maurice hirya iyo ngiyo no mu bihugu iyo ngiyo bya Kazakhstan aho ngaho tubahaye ikaze. Abarundi baravuga ngo turabakengurukiye ubwo dukengurukiye abakenyezi n'ugwaruka hamwe n'abigeme uhoraho abahezagire cyane turabahaye ikaze mwese. Tunejejwe no kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye mwese murabazi so bwa mbere mubabonye hano. Reka dutangire tubaha ikaze. Reka twakire mushumba atwakirire undi mukozi w'Imana. Mushumba tugwaye ikaze. Murakoze ndabanje gusuza bene data bose mbabwira ngo nimugire umugisha kandi mbabwira ngo nibakomere. Umuntu wese mu gihe harimo yumva akomeye kuko hari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko bwacya mu gitondo impundu zira. Ngira ngo n'ubwa mbere uje kwiriba rya Bera TV. Ni n'ubwa mbere nje kwiriba rwose ariko Tojene n'ubwa mbere ageze kuri Amos TV. Nibwo bwa mbere ageze kuri Amos TV. Imana ibaha umugisha rero. Toje nawe tugwaye ikaze. Nawe natusuhuza. Ko mutari mwanyibukije ko nambaye ingofero y'amayi. Nicyo nashakaga kukubaza cya mbere kuko mu buryo spirituality turabizi ko ingofero isobanura agakiza ari ngiye kubaza impamvu yambaye ariko tugwaye ikaze. Murakoze cyane kuri Amos TV abigikundiro kwiriba rya Bera TV mwubahwe muri abagaciro. Imana ibaho umugisha. Mfite rero ibibazo tubagaranyo tubagarira dara tuwari we kisinge kigambo cya mukama
yego turabishimiye cyane cyo kora ikigambo cya mukama mitarumva ko ari ijambo ry'Imana ibintu nk'ibyo ubwo nabumva igifaransa nabo turabasuje tubaye bon nabumva icyongereza ni morning na good evening n'ibindi Imana ibaho umugisha rero takanase batombe rikolo ngo niringara okay ngo niringara okay n'abakongomani tunabakaribisha katika jina la Bwana bakuje kisha baangalie batezame neno la Bwana kisha basikilize kisi tunatasema maandiko matakatifu. Amen. Reka dusabe pastor asenge ubundi twinjire mu nyigisho na topic njako tuganira. Karibu pastor. Mwami Yesu turagushimiye tugucire bugufi imbere yawe twaye karibu nikaze ngo tuyobore kandi abazakumva bose bazahembuke tubyingingiye tubisaba mu izina rya Yesu amen. Ndagira ngo tuganire ndahera kuri topic nshaka kubaza ndabaza Theo ndetse na pastor ubwo ndi kumwe n'umwigisha nkaba ndi kumwe n'umuvuga butumwa biranyorohera mfite topic ivuga ngo ibisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bakeye none ka bari abasaruzi babaye abasahuzi niki gikwiriye gukora ubwo ndahera muri rya jambo riba muri Bibiliya iravuga ngo arabatuma amaze kubatuma arababwira ngo mugende muri Matiyo 10 arababwira ngo mbatumye mumeze nk'intama mugende mumere nk'inuma mudafite amahugu arababwira ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza muhindurira abantu kuba bigishwa banje bazemera bakizera avuga ingingo 3 aravuga ngo muzaba batize mu izina rya Data ndetse n'Umwana na Mwuka Wera none Theo kibisarurwa ari byishi abara abasaruzi bakaba barabaye abasahuzi niki gikwiriye gukorwa uri umusaruzi na pastor n'umusaruzi ibisarurwa ni byinshi ariko mfite ikibazo cyuko abasaruzi ari bakeye noneho nkagira n'icya kabiri abasaruzi ni bakeya noneho nabo bakeya bari abasaruzi babaye abasahuzi niki dukwiriye gukora birasaba ko Yesu ashira byakadahumeka mu ntoryize kugira ngo byamurure inyoni kadahumeka uko turaza kuzita ikibwo turaza kuzita iki akoresheje imvugo ye nyine birasaba ko Yesu ashira byakadahumeka mu murima we kugira ngo amasiha nabona kadahumeka yiruke kadahumeka pastor nawe ubyumvute nk'umusho nabyumvise noneho rero bidusobanure muri semberezo donke mu mvugo iri soft yoroshye ku buryo n'umwana ari buze kumva icyashatse kuvuga okay bangira ngo tunasekemo iyo uvuze ngo bari abasaruzi nibo babaye abasahuzi ubuvuze ijambo riremereye ariko riremereye abatumva igihe burayo reka mvuge ngo impamvu nyamukuru nuko inda nini yazamutse ku rwego itsikamira nibyo bituma abasaruzi barabaye abasahuzi izo nizo ngingo ugomba kuba ufite kugira ngo ugere ku rwego rw'ubusahuzi ikindi kandi inkoni yavutaguraga amasega ndasubiramo inkoni yavutaguraga amasega ariyo kuri uyu munsi ukuri kwarahotowe niyo ukuzanye aho wisangura haze nawe uri umuntu w'umugabo pastor ngira ngo uko Theogene ari kubisobanura uri kubyumva none nawe ndagira ngo nkubaze ubundi kuki Yesu avuze ngo mbatumye mumeze nk'intama kandi ntiyirengagize ngo ambatumye mumeze nk'intama akavuga ngo hagati y'amasega noneho akabana kondisiyo ngo mugende mumeze nk'inuma mutagira amahugu none ko mbona amasega ariyo yabaye intama turibuze kubigenza gute kandi bisarurwa ari byinshi bikeneye no gusarurwa kandi bisarurwa bikaba byeze ahubwo intama zahindutse amasega intama zahindutse amasega none oya ntago ndibuze kwemeranya nawe kuko zahindutse amasega niyo yabaye intama kubera amasega ahubwo arasa nk'ayabaye intama kuko nzi ko intama idatakaza umwimerere w'ubutama iratambatama imico y'intama iratambatama nubwo intama ihindura ururimi ntacyo reka tubijyane icya mbere abasaruzi babaye abasahuzi impamvu ya mbere ni uko batigeze bamenya ko nyiri kubaha misiyo umusaruro nyir'umurima azabaranwa nabo buriya kuko bitewe na wa mwanya wambwiye dufite yego nanze kubikora oya nubwo warivuga ariko yego ijambo ry'Imana itangira igice cya mbere avuga ngo mbere na mbere Imana yego ariko kandi muri n'abashumba noneho rero
nuvuga ngo mbere hose iyo umuntu yakoraga icyaha twibuke neza Miriyamu na Aroni ngo bavuze Mose bahita bahumana Miriyamu ahita ashesa ibibembe Aroni amara igihe atajya mu ihema n'abandi ba Akani bakoze icyaha bafatirwa baterwa amabuye n'abandi tuzi nuvuga ngo kera iyo umuntu yakoraga icyaha ako kanya yahitaga abona ingaruka direct burya abandi bareberaho uyu munsi rero umuntu ahabwa misiyo yo kuba umusaruzi yagera mu murima bitewe n'inyungu ze bwite n'ibyo ararikiye agahita ahinduka umusahuzi noneho n'abandi bantu babona ntacyo abaye bakagira ngo ntacyo bizatwara nyamara abanyarwanda baravuze ngo ntacyo bitwaye igeraho ikagitwara aho bivuze iki biravuze ngo byanga binoga ubu ndi kumwe na nibishaka nk'umuhanuzi ndaza kugeraho uzatwemerere tuganire ku kintu kimwe gusa tuganire ku kintu cyitwa umuhanuzi na message ahabwa umuhanuzi na message ahabwa ariko reka na devia topic ufite ariko n'umuhanuzi n'umusaruzi byose ni kimwe n'umuvuga butumwa n'umusaruzi uzi impamvu mbivuze ngo umuhanuzi na bishop nawe n'umusaruzi na pastori nawe n'umusaruzi byose ni kimwe niyo mpamvu nabahuje kugira ngo tubiganireho ariko usarura cyane ninde ngira ngo usarura ngira ngo itorero ryubakiye ku nkingi eshanu n'umusumba byose usarura cyane yakabaye mu by'ukuri ari ufite yatitira isumba izindi ariko ndabyemera none ahubwo nta nubwo afite ikibazo kubera ko nzi neza ko abazadukurikirana barabizi ko ndagerageza uko nshoboye mu mbaraga zanjye impamvu zo ndagerageza uko nshoboye nuko ntabwo navuga ngo nshyiramo imbaraga nyinshi ko ndi umuntu hari ibyo nashoboye ko ndi umuntu ariko numva nawe nereye imbuto z'indibu ku buryo nakumva ari buntere ibuye akumva utari umusaruzi wonye wanyawe rwose ku buryo numva Yesu naza mu bazambika ikamba ndimo ndabyiyumvamo n'ubugingo yo nyeganyeje numva buhari ariko icyo narishaka kuvuga ni igiki haleluya iyo rero abo bantu babonye ko ntacyo nyiri umurima yakoze wa musaruzi wigize umusahuzi agasahura bakabona umwaka urashize 2-5 n'undi nawe waruje hari igihe ahita avuga ati ese kuriya nawe ntacyo yabaye nawe agasahura nka wa wundi none se ko abasahuzi mu murima w'ibisarurwa mbona ari benshi kandi nkaba mbona badafite gahunda yo kwihana teoje turabigenza gute kandi ukaba uri umusaruzi erega ikibazo ni iki ngiki Matayo 25 umurongo wa 5 cyangwa se uhere no kuwa mbere abapfu oya atinze bose barasinzira bose barahunikiye atinze kubera buretse soko rinde katono atinze bose ubwo muri korari muri komite y'itorero muri biro nyobozi mu nama nkuru y'igihugu y'itorero kuza ku rwego rw'aba bagabo nicaye iruhande kugeza kuri twebwe b'abana b'abahanuzi yego umukwe atinze bose barahunikira barasinzira hakurikiraho icyemezo cyo gusinzira habanje intego yo kumutegereza hanyuma watinze bo batangira deni kwibaza impamvu uzabumva ati Imana imbabare gucumuzwa n'icyo yambwiye ugatangiye guhunikira undi ati yambwiye umugabo 2020 none bibaye na 25 ataraza ubwo ari guhunikira hari abajya kanyarira kuyibohora ukagira ngo mbese bari baranayiboshye finara gasinzira burya nubona atangiye gukata hasi kungutiya agenda azamura avanaho santimetero ukabona ageze ku rwego rwa mini yego umenya ngo mwe uwacu ari guhunikira yagiye rero twagiye tubona abantu bahunikira twateramo amabuye bati vuga uvuye aho ahubwo tutwana mu dushira inyuma y'iki yitorero dutangiye kuraburiza yego kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kuba umusahuzi rero ni muri Matayo 25 nubishakira ahandi ndakubwiza ukuri aho naho twagendana none tewo kuki umukwe we yatinze kandi azi neza ko ari abageni bamurindiriye umukwe ntibimureba
kuba yazinduka aratwara umugeni no kuba yaza atinze icy'ingenzi nuko ari burongore ubwo si uyu mukwe we aba yica gahunda ubwo twabyemera ko bite byanyu urega ko ari uregera tugaruka ahangaha icyambere ngewe niba nasabye umukobwa wawe nkaguha inkwano turi kugendana nkaba narasabye irembo karima nkazana izambere ukazakira ikintu kiguhangayikishije ni umunsi wa nyuma ndibuze gutwaraho umugeni ari nge nawe nge waguhaye miliyoni yanjye y'inkwano umwana wawe ni muzima amenyo yose ko ari 30 niba ari 2 niba ari 6 n'abiri yose aracyuzuye imboni ze zirareba ni muzima aracyagukorera nageretsemo n'inkwano yanjye uhangayikishijwe n'iki ariko ngira ngo umukwe mukuru cyangwa umusangiza mukuru hamwe n'abageni barindiriye kumukwaza kugira ngo arebe umugeni yakoye kugira ngo noneho batahane babane none uyu mukwe we wica gahunda muri 25 agomba kubanza kureba ko uyu mukobwa yogosha ubucyakwa agomba kugaruka kareba ko se na nyina batakibanwa ngo baterekere ni muri 25 yego ariko ku murongo wa 6 nibwo avuze ngo noneho haumvikana urusaku mu gicuku urumva wenda korera mu gicuku mwe mukeneye amanywa none se ugushatse kuvuga ko uyu mukwe abiziranyeho n'umugeni none se isaha yakubwiye azaza kugutwarira ntabwo yayikubwiye yavuze ngo muhore mukenye kandi amata bazanyahore yaka arangije aravuga ngo nuko muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe hanyuma se ubwo muramubaza none se ko basinziriye tubigenze dute impamvu zo gusinzira rero ndareba uyu mugabo dore mushumba nibihe byo gusenga byagabanutse Yesu yarahindutse byagenze bite kugira ngo asinzire mbanze nisikize ku bantu gato ijisho ritareba neza yego batagira ngo hari insuzuguye oya wararirwaye turabizi hanyuma nukuvuga iki abashumba bubu bafashe inkoni yari ndende yagaruraga izazimiye barayivuna bayigira ngufi bayigira mu kongote imwe y'abanyerondo urumva kakandi kari kagondoye rero kagaruraga intama batangira kuzihuhura bagakuriraho muri biro ngo ari kumukorera deliverance akaba mu byaje babiri uwamukoyaye ntabakizi ngo umubare w'abana ni bangahe bose akavuga ati umwana wese uruvukiyemo ubwo nuwanjye kabiri hazamuka umudayimoni witwa Isaka igitambo Isaka wawe uyu wenda mu byo mushinja nta urimo nta proof mfite twagiye tubona rero ya nkoni ya mukongote ahonda mu matwi atsibura mu mutwe kandi ukubise mu mutwe umuntu atubwenge tugiye kubona tubona ribu nayo yabijemo abambere batangira kubatendeka intama ziravuga ziti rero ntago naba narazonzwe n'umwuka wa boda boda hanyuma ngo nkorere nyiri byondo ari we Randi Road nkorere na pasiteri afazari rero naja muri mukubita umwice nkawunyuka uko mbyumva byose ni yare Imana ivangura imidiho izirwariza dore ngaba dore dodo mushumba ko Bibiliya ivuga ngo izicumbagira muzisindagize none kuki mutakizisindagiza bari abasaruzi aho niho ndi kubaza kuki babaye abasahuzi kandi imbuto z'uko bari abasaruzi babaye abasahuzi iyo mbirebye ndabibona rwose mu rusengero turimo ariko ntidusa n'ikijambo ry'Imana ringana korari turimo ariko ntidusa nkuko abaririmbyi bitwara hanze ibandi n'umukristo bari gusa kuki ibisarurwa ari byinshi kandi uyu mukwe akaba yiteguye kuza gutwara umugeni kandi akaba ari urusaku bahunikiye niki dukora mushumba murakoze cyane ijambo rya mbere ndabanza mvuge kuri iki ngiki wavuzeho ijambo rya mbere wavuzeho rijyanye no kuvuga ngo Nateo abivuza avuga ngo bari abungeri byari kubungabunga byari
gukoresha ishyimbo cyangwa se ubugwaneza mu magambo mato ya yindi nyine y'umushumba bazihinduye umukongoti icyambere yabivuze mba mbyumva cyane kuko nyine bajya bavuga ngo zitugwamo nkuru abangaba ubona nibo banabirangiza kuko ubu abantu benshi mubona bahirima bahirizwa n'ubuhanuzi kandi abangaba bagira popularity bakurikira kuko yavuze ati irambwiye ngo bigenze gutya apfa kuba yumvishe gusa ko ari umuhanuzi wihanuye ahita agenda nta n'ibimenyetso ategereje none mushobo ariko icyo nari ngendereye yaburetse ntabwo ndagusubiza rwose yego harimo ibintu bibiri ndavuga yego ni koko abungeri bajemo ibice bibiri harimo abungeri bariye intama yego ariko harimo n'abandi Imana yabwiye Eliya 7 bitarapfukamira baya Bibiri ikavuga ngo muzabamenyera ku mbuto nimubashakira hano ntabwo ari uko bahanura cyane ntabwo ari uko bafite amatitire n'amazina suko bambaye imisaraba yayindi minini hano suko bazwi hafi na kure suko bagenze mu ndege cyane suko bafite imitungo iremereye ahubwo ni abantu bafite imbuto bigaragara ko abagenzi bajya hejuru haleluya nabo ngabo Imana ishaka rero ikindi yaravuze ngo umuntu wese ubuze ubwenge abusabe ni ijambo risobanuye ngo abantu b'iki gihe ntibakwiye kureka Imana ngo nuko umukwatinze kuko nta n'umunsi yabahaye ahubwo bakwiye gukurikirana Imana bagenzuza ibihe ibimenyetso bazagenderaho ni ibihe biravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera nuko bazakora ibi n'ibi bazagenda gutya bazarambika bivuge bazarambika ibiganza ku barwayi bazakora ku kintu gihumanye bakizahumanuka bazarya ikica ntago kizabica bazakandagira inzoka na sikoropiyo bazaribata n'umugunzu haleluya cyanyuma ngo nibo bacunga mu bitegereza imbuto zabo ntizijorwa none rero niba uri umukristo wita Imana ngo ureke urusengero ngo nuko wahuye n'ibirura mu rusengero nta na rimwe utazatorero ziracyahari none niki cyatumye ureka Imana kurikira Imana genzura abakwiye kugendana nawe ahubwo gira ubwenge uyu murima wamaze kwivangamo yagenda ngo ni irondo ryivanze n'abajura babandi tangira ubagenzure menya kuvanga irondo n'abajura kuko irondo riracyahari kandi ni rizima none rero abajura binjiyemo izo desinfiltre abo biyemfiliti menya uko ubavangura n'abanyerondo bazima cyangwa se abashumba bazima menya uko ubavangura ikubavangura rero namaze kubwira saba ubwenge kabiri reba imbuto ze gatatu menya yuko usibye n'ibyo ngibyo wivumbura ku nkonore gukarara ubusadiriye urevumbura ku Mana kandi ari ikubeshaho urevumbura ku Mana ari yaguhanduye amavunja urevumbura ku Mana yaragwaye kwigura imfubyi urevumbura ku Mana ngo nuko wahuye n'umupastor akakurya amafaranga ariko nubwo yakuriye amafaranga akuriye mu y'Imana yaguhaye ndagira ngo nkwibutse ko ntacyo wari ufite none niki gitumye ugiye kureka Imana amuriye mu y'Imana yamuhaye yari atafite shinge na none kuki yamuhaye ntiyamushumba no abashumba bo mu bikorino baravuga ngo umuntu wese ukora umurimo wo kugicanira atungwe ibyo kugicanira aho ngaho umushumba watuma nkubaza nimba reka ndi kugusubiza babajwe cyane n'abantu bashaka gutungwa n'ibyo kugicanira badakora ibyo kugicanira aho nicyo nashakaga nanjye abo barahari aba bantu bari gushaka ibiryo by'intama kandi batazi kuzahirira ngo bazihe urubebya bazihe urugwiri bazihe amaminwa bashyira umunyu mu gikukuru bazihe umukenke kugira ngo zirete noneho nibajya gukama babanze bareteshe bayishyire ku yayo nimara kuyitsimba izane nayita igituza cyangwa none aba bantu kandi bakaba bitwa abashumba bakaba bitwa abahanuzi turabita abashumba cyangwa mbashakira kandi gasizina ahangaha byenda reka noroshye bikwiye kubashakira izina twamaze kubivuga ahubwo nicyo cyakindi navuze ko Yesu yavuze ngo nabajura n'abasahuzi n'abanyazi uwinjira nyine mu rugo rw'Imana ariko icyo nshaka kuvuga ni nakubwiye ngo ni abakristo ntibamenye kuvangura yego ni icyo cyonyine bamenye uwo bari kumwe nawe kandi ntabwo uri bumugenzurire mu ndimi avuga ntabwo uri bumugenzurire ko ari zidakurikira rimwe ko umuntu azahuye ko zitajya mu rwuri icyarimwe kandi ko zidahera hamwe ku murongo bose bafite uwo mwuka wo kubasha kubirisha mu bwatsi burebure indi karisha mu bugufi buriya rero
intama ubundi hari n'ibintu uraza kumbaza bisaba ko iyaba deba y'iminsi myinshi impamvu ziri ariyo ntacyo turavunagura umuntu akura bitewe n'uwamwigishije uwo yakuriyeho none uragira ngo uyu muntu uzanyumva uzumvira ijambo azaryumve ashyire mu nyurabwenge narangiza amenye kugenzuza ibihe ku muririmbyi witwa Mbonyi yararimbye ngo ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima none se hari n'iziba zidahari hari n'abatazifite zirashira nta nizo yigeze none se niba hari abantu basingiza abashumba ntibasingiza Imana yego njyewe mfite umushumba wanjye ni runaka umushumba wanjye ariko niko mwatwigishije yego nanamurose ngasigaye ansura niko mwatwigishije mugira inama niko mwatwigishije Adriyani ngize umugisha niko mwatwigishije ngize umugisha turaziranye niko twabigishije niko babigishije njya sindimo sinjya nigishije uri umushumba oya uri umushumba w'intama zose cyane abo mwagatukisha niho nkubonere hagarara mu cyo reka magararira abandi noneho rero niba twaranabyigishije reka noneho mfasha abantu nibamenye kuyungurura bamere kuyungurura none siko nituza gutahura ko mwifu y'ubugari niba iseye se inoze ariko iyo ushaka kurya ubugari bwiza urongera ukanyuza mu kayunguruzo ntuburi bisigara yego rero niba waranigishijwe kugira ngo iki gihe kitakumaramo imbaraga z'umutima ongera uyungurure ubuzima genda reka mbaze Theogene we mu gace k'abahanuzi kuhanura ko wahanuye niki cyatumye abahanuzi bari abasaruzi naboko babaye abasahuzi irabivivuye Bibiliya iravuga akira kado wagira ngo nibo babikora simbuka gatatu nyoko aragarutse yego terahari bazirindwi z'imirambara wagutaye araje cya 10 cy'amataye n'ikimbavu n'icy'umutwe tugarukanga hari ibintu bibiri nshaka kuvuga nuko buriya ngewe muri platform yanjye mu gisata cyacu tuboneyeyo byinshi ariko ku ruhande rwanjye ndashima Imana nibyo Moise yavugaga umuntu arimenya kudashyizo pasiteri ntacyo pasita Moise umugisha ni na revera nta kibazo Imana yarabimuhaye izo titire nizo zagiye ziraha abantu zikabahonda hasi uretse ko batajya zirata ariko zabarahiye aho twinikira tugarukira aha ngaha ni ukuvuga ngo mwinikiraga Theo mwinikiraga ubundi hari ibintu bibiri umwana wese warerewe kuri mukase agira igitsure gikomeye kuruta icya nyina ko mukase w'umuntu arakanira ambabaza agira buriya se ubu turi abana bari kuri mukase kuko data yaradutaye gute genda gakeya nyine ngo usubize mu kinyabupfura ntago ndi bugusubize nk'uw'imihanda ni ibintu bibiri n'umuhanga arahita byumva yego iyo utize ugerageza kugendana n'abize ukabakuraho ikintu ubumenyi uyu mwanya ngewe ikintu ntari butinye abahanuzi batinyuwe n'abapasiteri babo iki kintu ninyivuga ndakivuga nk'uwakizira wenda mufata akagatwe mugashire munsi ya sikaniye impamvu ya mbere sibyo twagiye tubona ingero ukajya kubwiriza ahantu Moise yagutumiye akakubwira ati nibisha iri teraniro ndikeneyemo 2,000,000 abahanuzi bigishijwe ubujura n'abashumba n'abapasitori kandi bashumba akaguha kondisiyo muri biro akakubwira ati iri teraniro waribonye aturaza kubona abantu b'abasirimu ndibwicaza ahantu ku murongo umenye uko ubagenza ubasake uyabakuremo ntubabarire Shanete ibaga ntuyigirire impuhwe n'ikofi mbese ntubabarire na telefone nziza baguhereza mu ntera amabuye yewe nagiye mu madini arenga 8 dupfa icyo kintu mbabwira reka mentioning umuntu umwe uwitwa Theo bose babireba yakoreye igiterane hano igasanze kwa Mujyoro ari igasanze muri Nyakabungo Theo bose babireba ashiramo bijyamo ashiramo bindu babashira mu mufuka we abigatunga bashiramo
abaturutse za Nyabitare hose bashiramo igiterane kirangiye abwira Mujyororo ati give me money Mujyororo ati ugomba kumenya ko ahubwo zana ayo ngayo baguhaye tubare hanyuma nguhembe dukore paso yurira moto aragenda urumva Tewe yavuga rero yataka ngenda mwumva yavuga ngo nimwe mwanyigishije ububandi ibi ngibi wenda tugaruke hano turengaho iyo ngingo muzareka tuyiganireho nta kibazo rero uyu mwanya abahanuzi bagiye babona hari ijambo bavuze Imana iguha umugisha hari itangiriro ry'ubujura ryatangiriye muri Big Church noneho ya nkoni navugaga yari ndende bayicamo kabiri bayihindura mu kongote umushumbi yagiraga igitsure mu idini cyangwa muri eglise twebwe rero batoya twareberagaho tukavuga tuti iyitinye mbese y'umushumba yitinye uyitinyukute uri umuvuga butumwa biragoye urumva none rero ukavuga uti idakinduye mama nitsinde data hera hahera jewe none njye umwana we arabanzizi nawe rero ukavuga uti ubwo data koza ari amanyanga nanjye nk'umwana we ndahita mbimariramo nugushoramo ibyabi nuko abahanuzi rero binjiyemo ari timu y'abarigondi akaguha pasi akakubwira ati Moyi nimero yawe Imana yimpaye ku rukuta nari ndyamye mu nzozi ngiye kubona mbona nimero yanditse ku gikuta uwo naririye n'igihumbi abyandike muri comment muhaye uburenganzira kuri iryo rigonde none we yarangiza icyifuzo we wampaye wowe Moyize nanjye nkagishira byemvene akazagiha Matiyasi ukavuga uti rero Imana ubwiri kumpererekanya mu bakozi b'Imana batandukanye Moyi uzumva umuntu aguhamagaye ati hatari hamwe yavuganye nanjye hatari habiri yavuganye nanjye hatari hatatu yavuganye nanjye kubesha n'icyaha ni pase bahererekanye kuko ikimenyetso kimwe gusa cyuko Imana yavuganye ntago ngende bukubwira ibihamya byinshi ni kimwe gusa isezerano rihora ari gucuranga muri wowe uhora wibuka ni ikimenyetso cyuko ari rizima icya kabiri isezerano ritarakugerageza wowe ubwawe nka nyiraryo ntukaryizere icya gatatu iyo risinziriye muri kuvurori ryazanye ubutuna ku maso rifite urwanga ku munwa Moyi uzajya kubona uwo n'umuntu akereye inkuru agutahe hanze y'ibintu bidafite umutwe n'iki n'ikibuno isezerano rizima rigerageza nyiraryo nicyo cyatumye Yesu yerekeza Getsemani Bibiliya avuga ngo abira ibyuya bivanze n'iki uzi ikintu cyari kibimurijije yajyaga kubona akabona n'ubundi Theogene nta nyama yo guhinduka mfite yajya kubona akabona Federico nta gahunda yo guca bugufa azigera agira yareba akabona Moyize n'ubundi azabarongorera muri office atitaye ko bari no mu mihango y'abagore oya nyine ntacyo ni mwebwe muri hano ari gutanga akajya kubona akabona Gapitorina n'ubundi ni hahandi inda zaza zikuramo urumva kandi ni umutambyi mukuru ku ruhimbi hanyuma ngo bimubiza icyunzwe kivanze n'iki n'amaraso kwa mukanga muri Joshua ibice bine Bibiliya iravuga ngo nuko babamba amahema kuri Yorodani barara batambutse iminsi 3 ishize ngo umurewi iramubwira iti bazi inkoni ni imikongote zabaye imikongote arakugaruza ikisi ko yayiciye dusoza tukiraho ijambo ryavugaga ngo niki dukwiriye gukora none rero mu mpeko akora buri wese nta muntu ufite ikarita azakorezaho mugenzi we ubwami bw'Imana ni nk'ira modoka ya yutongo umuntu wese yikorezaho kandi ushaka ko bagukoreza urindira iminota 5 y'agahimano kandi yuzuye uranyagira iyo minota 5 Pastor tubigeze dute arahaguruka ndabona afite gahunda yo guhaguruka oya ngiye yafashijwe ni komba nanjye ndafashijwe ariko ijambo ryiza nkaho se kuramo ingofero dore akazuba kagiye ariko nawe menye ingofero yarakukuye oya ntago sinkunda no kuyambara so bwa mbere sumbonye nyamba ijambo ryiza rero nshaka kubabwira abantu nibareke gukomeza kuririmba ngo ibintu byarapfuye kandi n'ubundi aribo bafite umuto wo kubikiza uwagiraga nabi niko birivuga ngo yige gukora neza wari warapfapfanye nagaruke hanyuma n'uwari ukurikiye abantu azi ko barwaye abibona nava inyuma y'ibipfuye Yesu aracyari kungu barajya he Moyi oya
haracyari 7 bitarapfukamira Bayani. Ibyo 7 natanze umurongo. Reka ngo amakuru ya 7 nagize. ukiranuka niwe mukirano. Reka nguhe muri 7 navuye. Mu ntore aragira ati ndongera Ntoranye. hanyuma n'izindi nzinyuze munsi y'ukuboko nsubire Mbare. Mbare. ubwo subwo urambwira muri 7 urumva 600 ngahe bitama Oya. ubugingo ni ikinege kandi ntabwo bizava mu bwinshi by'ibintu umuntu muri 7 harimo abarwaye. Toje tubigenze dute? icyo dukora ibyavuze ngo nugukozaho ni ijambo risobanuye ngo ntihagire ibintu bituma urekura Imana ngo nuko wacumujwe n'abandi komeza urwane ariko noneho mu ijambo ryiza umuntu wese uri kutwumva naharanire ko Imana ye cyangwa araza kuzura muri rya jambo ngo nuko buri muntu wese yirinda agume uko yarameze agiye amagarwa. Icyo nemera ni iki ngiye umuntu wese ababazwa n'urubuto ruteye mu isambu ya se. Umwembe uri mu isambu ya data ntegetswe kuwuvomerera ntago ari ngombwa ko muyizo za hari igihe haza n'igishikashika ariko ntacyo apfa kuba kizacura ubona ari igishikashika izakirandura. ubundi abantu bamenye ko muri ibi bintu bya Yesu harimo ibintu byinshi byimejeje mu yiye Yesu atavuze byahengereye ari muri maternité hano Kibagabaga acunga abana ngo bataza gupfa bavuka biba birameze umuntu wese ajye kurandura ibyimejeje mu isambu ye. none se buretse gato nkubaze gato reka twisengere reka dusabe pastor adusengera Imana neka teye uriya pastor yabirangije ngo yafashije turagushimiye ijambo riherekeresha imirimo n'ibitangaza abazaryumva bazahinduke kandi bazamenye kujonjora no kumenya igikwiriye murimo wawe ni wowe nyirawo kandi ni nawe uvomerera mesheje umugisha umuntu wese uzumva ubutumwa bwiza akabusangiza abandi kandi turavuze Kristo ngo uganze imitima y'abagushaka reka icyubahiro kibi cyawe ukize ubugingo ukize imitima muri byose mu izina rya Yesu amen. Imana data ibahezagire bashobora kutukeneraho inama n'ibitekerezo yego Theogene uzayikenera azayimbaza we yagiye ariko nimero zanjye ni 82 0782 64 66 0782 64 66 iyo utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare ushyiraho guteranya 25 nitwa Sindayigaya Moise cyangwa Moise Sindayigaya ndi Reverend Pasteur nkuko babivugaga. Imana ibaho umugisha kandi reka dusoze tubabwira ngo mujye mutanga iki kiganiro tuba dukeneye ko ubutumwa bugera ku bandi kabiri banakore subscribe kuko hari n'ahandi mukora mu zindi mbuga kandi zitabaho ubutumwa bwiza. Ni byiza ko mumenya ko ari urubuga Yesu yaduhaye ngo tuvomeremo. Reka tubabwire ngo Astra Vistra.